mbere na mbere urabanza scrolling hejuru. Numara guscrollinga fungure hotspot. Nyuma yo gufungura hotspot hari step ikurikiyeho. Noneho yo turayikora tugiye kuki kuri laptop yawe cyangwa machine. Urajyaho ufungure aho rebera network. Urahabona ni hari hasi mu nguni kuri wifi ugiye gukonegita aho unyura ubigenza. Noneho wibuke ko twari twafunguye hotspot ya telefone. Icyo dukora kiba gikurikiyeho noneho. Turahita dufungura wifi. Noneho nitumara gufungura wifi turasacinga za network zitwegereye tuya tuzibona. None icyo dukora kanongere n'urumuri mubibone neza. Turahita dusacinga ya hotspot twafunguye, dusacinga wifi ya telefone shaka guhuza na machine. Nimara kuyifungura imba ariyo mpuza cyangwa nyine laptop yawe ise nkaho ibiri gukoresha internet ya telefone. Ntibigukange haba hari internet kuri phone imega zawe zifunze n'ubundi birakora. N'ubundi birakora. Waba na internet ufiteho yabiriho yabitariho ndose nta n'ubwoba wagira ko kuba nta internet iriho kuko ntibisaba. Uhora making sure yuko machine iri gukoresha wifi y'iki ya telefone yawe. Noneho reka ture password ya hotspot ya telefone tugende duconnecte ya machine yanjye nikonegite na telefone ise nkari gukoresha internet ya telefone. Asubira hahandi ni machine andikemo ya password ina recordinze ahantu ngo nyishyiremo nuko najya mbibereke. Ayandikamo kuyandikamo. Noneho nimara kuyandikamo igikurikiyeho ndahita nyikonegita kugira ngo noneho yifate. Nyuma rero iracyari gusacinga. Tegereze ndabona atinze. Yes yayifashe. Nimara kuyifata rero ndahita asubira kuri telefone yanjye. Ya telefone nagize ute nakuyeho internet. Noneho ndahita njya muri Xender. Ndahita njya muri Xender niho nkura code nandika hariya muri Chrome, Google Chrome. Ndajya muri Xender. Ninjya muri Xender iri gufunguka. Tegereza urebe ubirebe neza. Si ngombwa ko waba ufite umugozi ngo USB nta ufite connect telefone na machine rwose ugasharinga file. Nimara kujya muri Xender ndajya ahantu muri turatumu dutatu manuke kuri kabiri muri web. Ninjya muri web ndahita nandukura iriya mibare iri hasi urayibona iri kurikiranye n'akanyuma. Iriya mibare uko imeze ugenda uyifate uyandike muri Google Chrome yawe cyangwa searching engine ukoresha uyandukuremo.
yaba utudomo turimo dushyiremo, rwose ako kanya mashini yawe irahita yikonegita na telefone. Mbibasubiriremo, urajya muri Xender kandi kuri turongo dutatu turi mu nguni n'udukandaho, urabona aka kabiri kuri web, ugakandeho, none uhite wandukuramo iriya mibare baba baguhaye hasi, uyikopiye uyishyire muri searching engine cyangwa Chrome yawe muri machine. Ako kanya urahita ukanda kuri enter, numara kwandikamo iyo mibare baguhaye, ukanda kuri enter, directly telefone iraba ihuye na mashini, ubashe gusharinga file uko ubishaka. Nimba ukunze ino video, kanda subscribe, liking, share, nimba hari abandi yafasha unyandikire muri comment akandi kantu nakwigisha, dukomeze kubana. Iyi ni Hoparena TV, nk'ibisanzwe ndi Emmanuel Byiringiro. Nzabagezaho akandi gace k'uburyo noneho izo file uzikura kuri mashini uzishyira kuri telefone, cyangwa ukazikura kuri telefone uzishyira kuri mashini. Ni ibintu byoroshye cyane. Ndabashimiye mwe mwamaze gukora subscribe kuri Hoparena TV, ndetse mushishikarize n'abandi b'umuryango mugari kuri Hoparena TV. Ndakeka ko muzajya muryoherwa mu bintu byose tubagezaho umunsi ku munsi. Bizabaryohera, ndabyizeye 100%, kandi bizabagira n'umumaro. Ngiye nta bitagira umumaro njya nkora. Ibintu byose nkuye mu kanwa kanjye cyangwa ibintu byose ngerageje gusangiza abandi biba ari ibintu by'umumaro. Dushyigikirane nyaboneka, ukanda agasubscribe, usharinga abandi, ndetse unabashishikarize nabo ukanda subscribe. Dukomeze twibanire, twiryohere, dutere imbere. Si ibyo se?